hari abantu bagiye bavuga ngo bazagufasha tuzamuye imodoka bimwe na bimwe bikajya mu itangazamakuru bari abantu barakuvugishije. Ubundi mu by'ukuri abantu cyane cyane bagenda mu itangazamakuru akenshi ntago biba ari byo. Gusa uw'imodoka we twaravuganye ambwira yuko bitoroshye kuyitingera directly ariko uko abirimo igihe kizagera nkayibona. Witwa Mimi wavuze ko azagwa imodoka ngo nutwara ikamba n'umunyamideli. Ese umuntu yarakuvugije mu by'ukuri yarakuvugisha kubwira ko iyo projet yari cyangwa ntaranakwegera? Ubundi mu by'ukuri ntago yigize avuga ngo azama imodoka ariko natwaye ikamba. We yarasomye story zanjye yumva biramushimishije twaranaganiriye ambwira ko yanyishimiye gusa mu by'ukuri yayemeye ariko atari ko ngomba gutwara ikamba kandi yambwiye yuko rwose ikugiye gikwiriye azabikora. Wabarugajwe n'indwara z'uruhu wabasufite ikibazo cy'ibiheri bidakira tugane muri Monaco Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rwawe rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo. Dusanga muri Kigali Grand Passion Plaza muri etage ya mbere. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook Monaco Cosmetic Shop, Instagram Monaco Cosmetic cyangwa se ugasura urubuga